Nyirana mbona intebe mwayipye tuyinzu kugira ngo bwiteguye washyitsi da fasha hano mwereke. Nyanabwa ngore wanje hereka nkubona wicira isazi mu maso ariko nakundi ariko mana yanje koko ese nabanyize izane mana nimba ari ukurera ubone mwiduze nabana nabyaye 12 asigara umwana n'uborozi bw'abaturanyi n'uborozi pe. Ariko uborozi buragwira koko uri bukurya imfura yacu yapfuye sha wenye butanyira bideyi we ubugukwa bw'abajuru yarumagaye barangiza kuvuga ngo nishorokore yewe wenye busura mwana umukobwa wari mwiza asa nka se kikarakiza nk'icyasu burebure Messi wejo wazaza di uwo muziranenge baramuntwara byabare bamugore byibona mama mundari kunyiga viraje ibicisha viraje nibiki mundari kunyiga viraje amba ibyage mbwazira mwonera nakatuwere wagena nisigaranye koko bati ubagiye guhimburura imbuga arayujuje samana we mani komeye wagize neza mani gira neza imana y'amahoro ndagushimiye kubw'umuryango mwiza wampaye ngushimiye kubw'abana beza ukomeje kumpa komeza kubafasha kandi bashyigikire ubagirire neza none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. papa mu masengesho usenze aka kanya ukoze hasi unyibutse ibuye urabona tumeze neza dufite ibintu byose turakeye amafaranga yo Imana nta kitaduhaye kuri biriya bishyimbo dufite kuri uriya muceri dufite kuzi ko duturanye n'abakene benshi cyane nta kuntu twabigenza ngo tujye gusura umukene umwe muri abo ngabo. Uvuze neza cyane mwana ibyo papa ibyo ijambo ry'Imana ritwigisha gukora kandi icyo ni nacyo Yesu Kristo umwami wacu adusaba. Noneho rero genda urebe kuri bya bishyimbo utore no ku birayi no ku muceri ubarebere n'imyenda myiza tuzabasura ku cyumweru nyuma y'amateraniro. ibintu byawe ari byiza cyane kuko ngiye ndumva ari cyo kintu kirimo kunyirukankamo cyane kuba dufite ibingibi hari abadafite babura babwirirwa parahari ture kuntu twabafasha urakoze cyane mwana Imana ikugirire neza nawe kandi ukomeze waguke. Muhungu wanjye rero yes papa nizere ko ibyo nakubwiye byose wabishyize mu ibaga kugira ngo wamukene aze kubona uko ari buryo umuceri ibirayi. oya gahunda ni gahunda nawe ipakiye neza nta kintu na kimwe nibagiwe urumva kandi urabizi neza ntabwo nakubeshya rwose umuntu w'umusaza nkawe ko nigeze nakubaga kuba nabaho ko ntabwo wabikora rwose nizere ko uyu munsi akira numviye imitwaro biraremereye akira harimo n'imyenda imyenda irimo ntugire ikibazo abana bari bwambare bimeze neza tugende tujye kureba uko bimeze nta kibazo.
nagorwa kandi umunani nibara mu bashatse umugore utazi gukaraba n'amaguru ntayahungura afite icyuya wagira ngo niyansibika amaguru yasarwaya turanye bafite ijanoze bazakunja noneho bagiye bagutereza imyata wagira ngo ni ponzezi baciye usiko umuntu abikamo ibiceri hariya bya biryo abareze birano kuyiga bakazuba urandeba siki agasuzuguro ushaka kongera kunywa imyose wagira ngo ni icupa baba bapfunduye Ego man. Ariko ikimuga cyasetse urujya koko. Ubwo urirebye kuva hasi kugera hejuru. Urabona ufite umusatsi w'indwi wikaraza wagira ngo namamera wanditse kuri shitingi y'umukara. Warangiza ngo uramubote. Sizirabye kumukire se bagiye kumukukira inka ze. N'ibikaruvate kuntu wabigize. Ese nongera no kugushirira. Ubwo se ikimuga ninde urujyo ninde? Ego kimuga narujyowe. Baze nkwe reba akaguru w'isokisi ry'umweru dore ikirenge sha ngiki wagira ngo kiri muri za ntumwa 12 zazi kumwe na Yesu wakibonye uzi ko ikigije cyazatuma nkuharika wowe naguharika Miss Rwanda uriya no akande ubundi uriya niwe rubavu rwanjye nkamuguharika nyirumwereka akakaguru kanje kwa tujya mu murenge ndakubeshya se ahaha akundi zaributsa muri barize ubundi cyarageze ubwara amavunja y'imbaraga sa cyangwa uburoro bw'imbata ndegura tujye birenge byawe bitambamye niko ni rya karama ibyo biguru byawe birebire bingana n'umutwe wicira uhese ugiye gucira umuriro nko muri metero 10 karangiza ngo warize akundi reka mwibarize warize urabaza padiri ngusengera uziko munsi y'igiti cy'umunyenya nize amashuri 8 ya kera sha warize ngagera kongereza gacyuvuga wagize n'agafratas oya usabye cyongereza cyonyine good morning teacher bonjour madame nyiranabwa usubije ibyo batakubajije se ndakubwiye ngo vuga icyongereza nabwo ngo bw'igifaransa inka yawe Yesu Kristo uvuze Yesu Kristo ngo Yesu Kristo ukuntu bavuga baravuga ngo Jesus Christ umuhungu muremure ndetse nawe wagira ngo urakarere kandi ngo bareke n'akarere kandi ka 15 iki muze yego rero babakine basigaye bibera hano muri kino kizu niho baje gushyira amagara yabo rwose pe muri kiriya kizu cyo kwa Gatera se dore n'ahangaha ndahabimukiye dukomeze turebe ukuntu twabageraho kwa izarere bona kwiranje mayibona ni ntangiye ubuzima murakimara gukora mariage ntago biba byoroshye twari tubasuye uyu munsi barimo tugendereye nabwo natwe twari tukiva gusenga turavuga ati nyuma y'amateraniro reka tubasure tubazaniye n'ibintu mo hano rwose muzajya mwiyeranja birimo rwose pastor ugeraho se ndageraho urevuga Pawulo yaravuze ngo tujye tunywa gake ntitukarengere ariko urevuga ndagushimye Uwiteka wazanye icyaka ukirema natwe twese reka tunywe dushime n'umuryango watwakiriye mu izina ryawe amen
wumvishe intango karamerika ni amazi ya nsina nimwe mwayenze cyane twe turenga Kamonge umuhungu wanjye we ntagira uriya bimwihoreye aracyari umwana gerageza mwana wa ngo ari shyashya nta kandi karimo duhemuze mada ntabwo bashyitsi batugendereye dore utuntu turi hano tuduki udutako biri ku ntonda rya sinzi ibyari ngo banza yiyemera udukize ariko pastor uzi n'ikindi yego reba byose nsengera umwana wanjye abaturanyi batamumaro kandi ari we wenyine nsigaranye uyu nguyu se niba gusengera pastor musengera aka kantu karagarukara ikaragaruka mu izina rya Yesu Imana yaduhaye imbaraga n'ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo tumusengere mu izina rya Yesu uri Imana igira neza amen Mana data wa twese turasenze cyane ngo wirukane imbaraga mbi z'abazimu ndetse n'indi myuka mibi mu izina rya Yesu kiza uyu mwana kuko uri Imana ishobora byose rero haleluya haleluya imbaraga tugushimiye ko umukijije rero data bana n'uyu mwana kandi uzamukomereza ubuzima ufashe n'umuryango we amen Pastor mukiraho umwana wanjye uramusenge nanjye uze kunsengera bakabyara w'Imana yabagiriye neza ndabona n'indari imvutse ndagusengera ntago ndi bugusengere wanjye ndashaka kunsengera nta icyo mbaye se turagusengera rwose rero twari twabasuye tubazanira hano harimo ibyo kurya harimo umuceri harimo ibishyimbo harimo n'imyenda harimo n'amateke ari bukomeze wa mwana wanyu kuko Bibiliya iravuga ngo gukora kudafite imirimo yo kuba gupfuye nimwakire rwose ada nta hantu munsi aho pastor yakoze akabyara Imana ikongerera imigisha hagize ngo imigisha turayihorana ayihorana rwose abahaye bakunze kuturusha amaye n'abana beza n'abandi ndabona bari mu nzira si impanga oya uko niko twabaye niko tubaye ko babaye rero twari twabasuye ariko dore burije rwose turatashye dusubiye mu rugo Bada tubare nziremba akoze gakomeze nk'ishyaka akabogora ariko mada kubizi yuko hano nta hunikiro rihari uriya muceri wazadupfana ntabwo twapunguzaho ibiro nka 2 ukajya kwifatira amazi ya nsina kakwabaye ute shani icyaka cyari kinyisha bwo gukora hano umugabo wanjye akogorera denji gasha ntabwo kiyigo wano dushyimba weno igendere gahunda niyo sha